Turabashoje abakurikirana ijambo ry'Imana kuri Kalvari TV. Amazina yanjye nitwa James Rubavu, ndi umuvugabutumwa ukorera mu buyobozi bwa Spiritual Church Musenyi. Umushumba wanjye ni Pastor Nzaramba Paul. Tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ku mbabazi z'Imana. Reka dusenge, tubanje dusenge, twakira Imana mu buzima bwacu, twumve gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo. Data, mu izina rya Yesu, Mana yacu turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Rero turakwakiriye mu ijambo ryawe, reka ijambo ryawe ribe isanamitima y'abaryumva, buri muntu wese uri buryumve rimuhindure kandi rimugirire umumaro, rimutere kukumenya no kugusobanukirwa. Mu izina rya Yesu, buri imbaraga zose zishobora kurwanya iri jambo zikubitwa hasi zirimbuke. Ukuboko kwawe kubane natwe, imbabazi zawe zitubeho, amaraso adutwikire nk'uko imisozi igose Yerusalemu ari kuyiteka agota ubugingo bwacu. Urakoze, turabigushimiye dunyuje mu izina rya Yesu. Murakoze rero kuntega amatwi. Tugiye kuganira ku ijambo mfite uyu munsi kuri iyi tariki. Turaganira ku mbabazi z'Imana cyangwa se imbabazi umubyeyi yagiriye umwana we. Hari umubyeyi yari afite abana babiri, umukuru n'umuto. Igihe kiragera, umwana muto Satani aramwangiza, amutera kutumvira ababyeyi. Arangije abwira umubyeyi ngo namuhe ibintu bye, amurage mu yandi magambo. Umwana afata ibintu bye, umubyeyi kubera ko ababyeyi bahorana imbabazi, amaze kubimuha, umwana ntabwo yamaze iminsi aho ngaho iwabo kwa se, yahereye ko ateranya ibintu bye aragenda ajya mu kindi gihugu. Amaze kukijyamo rero, umwana yayisha ibintu by'irari, nk'umwana ntiyabitwara neza, ibintu bimushiraho. Kadusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubyumve neza. Biri mu gitabo cya Luka ibice 15 umurongo wa 11. Hari umutwe uvuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho uwari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, mpa umugabane w'ibintu binkwiriye. Nuko abagabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Uyu mwana yari afite mukuru we yari bucura, yari umuhererezi, niko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira. Arangije abwira se ngo amuhe ibintu bye. Arangije ibintu bye arabiteranya, aragenda. Amaze kubiteranya, umwana aragenda arabyangiza. Amaze kubyangiza ahura n'ibibazo. Natwe nuko biba bimeze iyo twavuye mu nzira y'Imana, dushobora gutandukira tugakora ibidakwiye. Dukwiye rero kugaruka, kuko imbabazi z'Imana zikiriho kandi Imana ikitwishimiye. Keretse umuntu utazi Imana, Bibiliya iravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe mu rusange ndabaruhura. Dukwiriye gusanga Imana niyo ishobora kuturuhura. Ikindi cya kabiri, abantu bamenye Imana bakwiriye guhagarara bagakora ko ijambo ry'Imana ribabwira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu niwe nzira niwe kuri, muri Yohana ubutumwa bwiza umutwe waho 14 umurongo wa muri icyo gice. Niwe nzira, nta yindi nzira rero dushobora kuboneramo uretse kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndasaba rero buri muntu wese wumva ijambo ry'Imana cyangwa se n'utararyumva agomba kuryumva kandi karishyira mu bikorwa. Utararyumva aryumve. Ijambo ry'Imana muri Yubu ibice 8:5 haravuga ngo yabarije mbashatse Imana, Imana akaba ariyo negurire ryanjye. Bantu b'Imana, mureke dushaka Imana, tuyegurire ibyacu kandi tubashe gutsinda iyi si. Isi irimo ibigoye, isi irimo ibibazo, isi irimo ibitugerageza, ariko abamenye Imana yabo ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana bayo. Yesaya 50:7 ho haravuga ku bantu bizeye Kristo nk'umwami ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara. Ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni, kuko ntsindishiriza ari hafi. Iyo uri hafi y'Imana nayo kuba hafi. Iyo uri hafi y'Imana irakurwanirira. Iyo uri hafi y'Imana iragutsindishiriza. Uyu mwana rero iminsi mike ishize
aragenda ku murongo wa 14. Abimaze byose byinshi ateranya muri icyo atura muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wari muri icyo gihugu, amwohereza mu gicingi cy'ingurube kuragira ingurube ze. Yifuza guhazwa n'ibyo ingurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyeho aribwa ati, abagaragu ba data ni benshi kandi azwa n'umutima we. Nuko yisubiraho. Uyu mwana amaze kugenda ahura n'ibibazo, ahura n'ubukene. Iyo twavuye rero mu nzira y'Imana kandi Yesu ari we nzira, ari we kuri, duhura n'ibibazo. Dukwiye rero kwisubiraho. Uyu mwana amaze kwisubiraho, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, uyu mubyeyi nawe agira imbabazi. Kenshi umubyeyi akunda umwana we yibyaye. Yarahuye n'ikibazo ati, mwana wanjye, impamvu yari yashatse no kumuha ibintu bye, yarebaga umwana yuzuwemo n'abadayimoni, yabaye ikirara. Aravuga ati, uyu mwana ni mwima ibintu, ashobora no kunyica. Arangije amuha ibintu, aragenda. Ariko umubyeyi asigarana imbabazi z'ababyeyi. Nuko iyo twavuye mu murongo w'Imana tukagwa tugasubira inyuma, Imana isigara ifite imbabazi n'agahinda. Ariko iyo twisubiyeho, Imana itwakirana imbabazi, ikatugarura mu gituza, ikaturwanirira. Noneho uyu mwana yisubiyeho, aragenda avuga ati, data afite abagaragu benshi, ho kugira ngo ngomeze gutungwa bivuye mu ngurube, maho yaragiye gupagasa cyangwa se gushumba, arangiye asubira iwabo. Rero ndababwira bumva ijambo ry'Imana, mureke twisubireho. Nk'uyu mwana wisubiyeho akagaruka mu rugo rwa se akamwakira. Hari ikindi gitabo cy'umugabo yanditse Ezekiyeli, ibice 18 umurongo wa 21. Tugiye naho kuhasoma. Aravuga ngo Ezekiyeli ibice 18 umurongo wa 21. Aravuga ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, n'ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Rero iyo umuntu aguye akongera akisubiraho nka wa mwana, Imana irongera ikamwakira. Ngo umunyabyaha yahindukiye akava mu nzira. Bene data, abumvira ijambo, abazarikurikirana bose bumve ko tugomba guhindukira, kandi duhindukiriye Imana, tudahindukiriye abantu, tudahindukiriye ibindi byo byose. Duhindukirire Imana kugira ngo itubabarire kuko ari inyambabazi. Iyo wahindukiriye Imana ukisubiraho, Imana irongera ikakwakira, ikakubara mu bayo. Impamvu rero usanga umuntu atarahindukiye akayireka n'ibyo ararikiye, isi n'ubundi irimo Satani, yaje mu isi kuyobya abantu, yarakuyobeje. Ariko uwamenye Imana akwiye kongera guhindukira akava mu byaha bye. Hindukira, nanjye mpindukiriye kugira ngo tugarure Imana mu mitima yacu, tugarure Imana mu gihugu, tugarure Imana mu rubyiruko. Urubyiruko rupfuye nabi iyo ruhindukiye, yajyaga ajya mu biyobyabwenge, arakizwa agahagarara, Imana ikamuremera ubuhamya. Umurongo wa 23 wambaye 22 muri iki gitabo, umunyabyaha ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Iyo umuntu yahindukiye akava mu byaha, akava mu nzira mbi, agakorera Imana, akajya mu murongo, Imana ibitakimubaraho ibya kera, ibitakimubaraho yuko yasambanye, ibitakimubaraho yuko yanyweye urumogi, ibitakimubaraho yuko yakoze ibyaha. Ahubwo ikibazo dufite twebwe abantu b'Imana, abantu Imana yaremye bari ku isi, ni ukudahindukira. Ariko ubundi bwo turananirwa, turacogora, tugacika intege. Ariko iyo wongeye kwisubiraho nk'uyu mwana, ukagaruka mu murongo, umubyeyi akugirira imbabazi. Imana ni umubyeyi w'imbabazi, ni umutunzi w'imbabazi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, hariya mu ijambo ry'Imana riratubwira ngo, nkunda bankunda mu Migani 8 umurongo wa 17. Haravuga ngo, nkunda bankunda ariko abanshakana umwete bazambona. Rero umwete wawe mu bamenye Imana muhagarare, mu baguye mwisubiraho nk'uyu mwana w'ikirara, mu basubiye inyuma mwongere mugaruke. Haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwa kigashibuka, hari ibyiringiro kuba ukiriho ugihumeka, yuko wagaruka mu murongo Imana ikakwishimira. Hari ibyiringiro yuko wakwisubiraho
Imana ikakugarura mu gituza cyabaye ikakubara mu murongo. Waba ukomeye waba uroreshe, ugomba kwisubiraho ukareba imigendere n'imikorere itari myiza, ukayihindura kugira ngo Imana yawe ikomeze guhabwa icyubahiro. Abaneza amatwi mukomeze kumva ijambo ry'Imana. Umurongo wa 23 muri cya gitabo cya Ezekiyeli haravuga ngo muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa, niko Umwami w'Iteka abaza. Ntabwo Imana yishimira ko abantu barimbuka. Impamvu itabishimira byayiteye yatugiriye imbabazi ubwayo, itanga umwana wayo w'ikinege. Hariya muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo. Rero Imana ntabwo ishaka ko abantu barimbuka, ntabwo ishaka ko abantu bazajya muri gahinomu, ntabwo ishaka ko umuntu aheranwa n'ibyaha, ntabwo ishaka ko umuntu aheranwa n'agahinda. Irashaka kugira ngo uhindukire, wongere ubeho, ugire ubuzima, ugire agaciro, ugire kumenya no gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Undi murongo uravuga 24 muri icyo gitabo dusoma cya Ezekiyeli 18 umurongo wa 24. Haravuga ngo ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ku mukiranutsi. Imana iravuga ku muntu w'umukiranutsi ngo nareka gukiranuka agasubira mu byo yakoze, agakora ibyaha, Bibiliya iravuga ngo azabaho se? Ntabwo uwo muntu azabaho, kubera yuko yasubiye mu by'Imana yamukuyemo. Yasubiye mu byaha bizamwicisha. Iyo wasubiye mu byaha bazabiguhanira. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho. Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Ubugome bwe n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ku bantu bamenye Imana bakongera bagasubirayo. Bibiliya iravuga ngo ntabwo azabaho kuko yasubiye inyuma. Ntabwo turabo gusubira inyuma, ahubwo turi abantu bo kwisubiraho tugahagarara. Haracyari ibyiringiro rero ko umuntu yisubiraho agakora icyo ijambo ry'Imana rimubwira, agahagarara akavuga Imana y'ukuri. Mu bihe bikomeye nk'ibi turi mu bihe birushya, turi mu bihe birushya abagenzi, turi mu bihe birimo ibyorezo n'ibindi, ariko ntabwo dukwiye gucogora, ntabwo dukwiye gusubira inyuma ngo niba tutagisenga kubera icyorezo ni ngombwa kukirinda kuko ubuyobozi nibwo bwacu bugomba kudutekerereza. Ariko nanone ntabwo dukwiye kuba turi mu mago ngo dusubire mu kabari, ngo dusubire mu burayi, ngo dusubire mu byaha. Uwakora wiba, Bibiliya ivuga ngo ntakongere kwiba, wasambanaga ntakongere gusambana. Rero niba twarakijijwe tukatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwana, tukizeza imitima yacu ko bamenye Yesu ko ari umwana, tubarwaho gukizwa. Rero twarakijijwe. Bene data bakurikiranira ijambo, muhaguruke mwisubira nk'umwana w'ikirara. Ise yaramwakiriye amugirira imbabazi. Natwe Imana iracyari ku ngoma, iracyadufitiye imbabazi. Niyo mpamvu uyu munsi ubyutse mu gitondo ukabyuka uriho, niyo mpamvu ugihumeka, niyo mpamvu ugifite umuryango. N'abahuye n'icyo kibazo nabo cyo ko uyu munsi atariho nuko byagenze, ariko uyu munsi abariho bumva ijambo ry'Imana. Niba ubumva ijambo ry'Imana, n'utarakizwa kizwe, kuko umunyabyaha ntahindukira. Guhindukira kwawe kukuzanira ubuzima, guhindukira kwawe kuzakuzanira kubana n'Imana, guhindukira kwawe kuzatuma uturana n'abantu mubanye amahoro, guhindukira kwawe kuzatuma ukora akazi kushinzwe utange serivisi neza, guhindukira kwawe kuzatuma ukunda igihugu, guhindukira kwawe kuzatuma ukunda itorero, guhindukira kwawe kuzatuma ubona ubuzima bwiza. Hindukira, isubiraho nk'uyu mwana. Umwana amaze kwisubiraho Ise aramwakira. Bibiliya irambwira ngo amubonye gusa amugirira imbabazi. Aravuga ngo nimumwambure imyambaro yipfuye imyambaro. Yesu yatwambuye imyambaro y'ubusinzi, abandi atwambira y'uburayi, abandi atwambira y'ubujura, ariko atwambika undi mwambaro w'agakiza. Ako gakiza wahawe gakomeze kagahagarareho. Rwanya ikikurwanya, higa ibiguhigira agakiza kugira ngo bitakanduza. Kandi murakoze. Bene data twari kuri iryo jambo umwana w'ikirara yisubiyeho. Ise aramwakira amwambura umwambaro upfuye, amwambika undi mwambaro,
ahubwo mukuru we nawe aza guhura n'ikibazo, agira ishyari kubw'umwana. Ibi byinshi Satani ateza abantu kwangana, bakorana ntibakorane, ababanye mu rugo bagashwana, abaturanyi ntibaturane amahoro. Iyo ni Satani. Ariko niduhagarara tugasenga tukarwanya Satani nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, azaduhunga, nitwegera Imana izatwegera. Ndenda gusoreza mu ijambo ry'Imana riri mu igitabo cy'umuhanuzi Nahumu, igice cya 2 umurongo wa 2. Hari umutwe uvuga ngo Imana izatera abanzi b'Abisirayeli. Aba bari abanzi b'Abisirayeli, natwe dufite abanzi. Imana ku muntu wisubiyeho wahindukiye agakizwa, Imana izatera abanzi be, izamurwanirira, yazarwara akire, azakenakenurwe, azambara ubusa Imana imwambike, kuko azaba yisubiyeho. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Hari umurongo uvuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira kenyera, ukomeze wiyongeremo imbaraga, wiyongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo, icyubahiro cya Isirayeli, kuko abanyazi basahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. Uyu muntu rero, uyu mwanditsi, umuhanuzi w'iki gitabo, avuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira yawe. Ubu ni ubutabazi bwatabaraga abo bantu banditse ijambo ry'Imana ngo komera, ushikame, komera, rinda inkike zawe, rinda inzira. Uwisubiyeho akajya mu murongo, arinda inzira ye, arinda kujya mu cyaha, yirinda kujya inyuma, kugusubira inyuma. Bibiliya irambwira ngo mu Migani 26 umurongo wa 11 ngo uyu muntu yakijijwe agasubira inyuma, ngo ni nk'imbwa isubira ku birutsi. Umupfapfa yasubiye ku bupfapfa. Ntabwo rero turi abantu bo gusubira ku bupfapfa mu byo twahozemo. Ntabwo turi abo gusubira mu burayi, ntabwo turi abo gusubira inyuma dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, cyangwa ibyadutandukanye n'abaturanyi, cyangwa ibyatuma isi itatwishimira. Ahubwo duhagarare, kuko uvunagura azamuka imbere yacu. Haleluya. Ndumva ubutabazi buturutse imbere yawe. Yesaya we yaranditse aravuga ngo Imana izakujya imbere, ahataringane haringaniwe. Muntu ufite ibibazo, muntu urengana, Imana izamuka imbere yawe kugira ngo avunagure bya bindi, kugira ngo avunagure ibyakubuza kugera ku inzozi zawe, ibyakubuza kugera ku iyerekwa ryawe, ibyakuburiza abana kwiga, ibyakubuza amahoro. Uwivunagura arazamutse. Wowe komera gusa, rinda inzira y'agakiza, rinda icyo wamenye. Pawulo yabwiye Timoteyo ati, Timoteyo we, zirikana icyo wagabiwe ukirinde. Iyo amaze kumubwira kurinda, ni ukurinda agakiza kugira ngo katandura, kuko isi irimo Satani, isi irimo ibibazo, irimo ibitugerageza nk'ibi byo mubona namwe. Ariko rinda agakiza wamenye, rinda inzira yawe, komera ku gihome, ambara imbaraga zo gusenya ibihome, gusenya ibicaniro bya Bayali, gusenya kamere, gusenya imyuka yose n'ibibazo byose. Imana ikagushyira hagutse. Igihe Yabesi Imana yamubwiraga, Yabesi mwibuka ko yari umwana wabyawe na maraya, ariko Imana imusanze ngo nyina yari yaramwise gahinda, ariko Imana iza kumwibuka. Nawe Imana yakwibuka aho uri, nawe Imana yagutabara nkuko yatabaye Yabesi. Rangiye ngo cyama Imana ikagura imbago zane. Nawe aho uri yagura izawe, yaba ubukene ibigukuremo, yaba ukodi kubakire, yaba indwara zigukize, yaba ikintu cyo aricyo cyose. Iryo ni ryo jambo ry'Imana twenda gusorezaho muri umuhanuzi Nahumu ibice 2 umurongo wa 2. Havuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe, komera ku gihome, rinda ukenyera kandi wiyongeremo imbaraga. Ndenda kubwira abakristo, ndenda kubwira abashumba, ndenda kubwira abavuga butumwa, komera, ibihe birakomeye, turi mu bihe bikokoye, tumuhe umuntu areba akabona inzira yabuze, ariko uvunagura azamuka imbere yawe, uvunagura azamuka imbere y'abana bawe, uvunagura azamuka imbere y'abakurwanya, uvunagura azamuka imbere y'ibiguhiga, uvunagura azamuka imbere y'uburwayi, uvunagura arazamutse. Wowe hagarara, shikama, izere, komeza gusenga, kuko nta kindi. Bibiliya iravuga ngo nta kindi kirukana dayimoni kwiza usa no gusenga. Ntukabyibagirwe, byirukana abazimu, byirukana indwara, byirukana ubukene, byirukana ibiguhiga n'ibikurwanya. Kandi murakoze. Ijambo ry'Imana numva Imana yishyize ku mutima, niryo bene data
mukomeze gukurikirana kuri iyo TV, mukomeze guhagarara mushikamye, abanyenera kuri uwo murongo nkoreraho. Amazina ni yayandi James Rubavu, Musenyi, Karere ka Nyagatare, mu murenge wa Karangazi, mu mudugudu wa Musenyi, mu kagari ka Musenyi, mu mudugudu wa Kabeza. Abashaka inomero yanjye kugira ngo tujye dufatanya dusenge, kuko abanyankuri bo baravuze ngo ingabiri ibiri no kunabisana, ngo Bibiliya kavuga ngo ababiri barutumwe. Nomero yanjye ni 0787134844. Kanyisubiremo ni 0787134844. Murakoze. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, tuguhaye icyubahiro ko kuri Imana yumva, tuguhaye icyubahiro ko kuri Imana itwigisha ijambo. Reka iri jambo rijye mu mitima yacu, rihindure, iri jambo rigere ku isi, rifashe abato n'abakuru, rifashe urubyiruko, rifashe abapapa n'abamama, rifashe abakomeye, rifashe abize n'abatize. Ijambo ryawe rihindure isi, kandi amavi yose agupfukamire, indimi zose zaturekora umwana. Muri aka kanya rero nongeye kuzamura abafite ibibazo bitandukanye ubakize, abarwayi ubakize, imboho zibohore mu izina rya Yesu. Abari kwa muganga hirya no hino ku isi ubakize, kandi ukure n'icyorezo muri iyi si, ukure indwara z'ibyorezo. Abari kubisasiro basange, abo tuzi n'abo tutazi, wongere gufasha abakozi bawe, ubambika imbaraga, kandi abatarakizwa baye gukizwa, bari muri gereza kureyo ubagirira imbabazi, abanyabyaha bakize ibyaha mu izina rya Yesu. Nongeye kuzamura iki gihugu cyacu mwami, hagarere ku mipaka hose, ukumira ababisha, abafite umugambi mubi, ugamburuze. Urinde perezida wacu, urinde ingabo, urinde polisi, urinde abaturage, kandi wagura imbago z'abantu, ukuri bizira mu isi, kugira ngo icyubahiro kibi cyawe. Urakoze, turabigushimiye tunyuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen.